Imana iri kukuburira. Aba ni bamwe mu bantu navuga ko bakunzwe kurusha abandi ku isi. Ushobora kuba nawe ufite uwo ukunda muri aba ngaba. Uramutse wabwiye ngo ejo uzahura n'umuntu ukunda cyane cyangwa se umuntu ufana bya hatari, yaba ari umwe muri aba ngaba cyangwa abandi. Ushobora kurara utegura ibintu uri bumubwire, ushobora kurara nyine wumva ukaraza amaguru, ukarara wambaye inkweto, nyine ukarara nyine washize bya hatari nk'uko uri buze kumuvugisha. Nyine byagutangaje cyane uri kwibaza n'ibintu uri bumubwire. Muri make wakwitegura cyane kugira ngo uze kubona uko uvugisha uyu muntu. Hanyuma se Imana yo byagenda gute? Umaze ubuzima bwawe bwose ukurikirana umuntu, umuha umwanya wawe wose, uha umwanya uwo muntu utarigeze anakumenya, cyangwa se ugaha umwanya umusitari utazi neza yuko wowe unabaho. Ariko Imana yakuremye ikaguha ubuzima, si ibyo gusa ikanagupfira ukayiburira umwanya mu buzima bwawe. Ni byiza kugira abantu dukunda, ariko ikibazo igihe kiragera ugasanga batubereye ibigirwamana, tukibagirwa uwaturemye, uwadushyizemo uyu mwuka duhumeka, ndetse n'uwadupfiriye ku musaraba. Tugafata umwanya wacu twumva ibintu bigezweho n'iki, ariko ntidufate umwanya ngo dusange byibuze ngo duhe akanya wa wundi wadupfiriye ku musaraba, umwe wakubiswe ku bwacu, umwe wadupfiriye. Yiga abo bandi bashobora kuguhereza ibyishimo se bitewe n'ibintu runaka bakora, ariko ntabwo bashobora kuguhereza ubugingo buhoraho, kandi ukirengagiza uwabuguhereza anagukunda. Yesu ntabwo akeneye umwanya wacu, ahubwo arawushaka. Impamvu awushaka ni uko adukunda, niyo mpamvu yadupfiriye, kuko atifuzaga kuba ubuziraherezo wenyine tutarimo. Yesu aragukunda cyane ku buryo yifuza kumarana akanya nawe, kandi akazanaguha n'ibirenze wa muntu ufana yaguhereza. Umwanya duha ibintu dukunda mu buzima bwacu, duhe n'umwanya Imana yadupfiriye, Imana yaturemye, Imana itugirira neza, Imana iturinda buri munsi tukabyuka turi bazima. Nayo tuyihe akanya mu buzima bwacu, bizarushaho kuba byiza kurushaho. Shalom.